Ese wari uzi ko umwe mu bagore bakomeye cyane mu mateka y'u Rwanda ari we wanagize uruhare mu ivuka ry'umuco wa Rastafari uzwi ku isi yose? Ese wari uzi ko ahantu henshi muri Jamaica na Ethiopia bavuga izina rya Nyabingi kurusha uko bamwe mu banyarwanda barizi? Nyabingi yari nde? Ese yari umuzimu nk'uko bamwe babivuga, cyangwa yari umwamikazi w'umunyabwenge amateka yaje guhindura ikimenyetso cy'umuco n'ubudahangarwa? Uyu munsi tugiye kwinjira mu mabanga akomeye ya Nyabingi, umukobwa uvugwa ko yari impanga ya Ruganzu wa kabiri Ndoli, umugore wagabiwe Ndorwa, izina rye rikagera kure y'imisozi y'u Rwanda rikamenyekana ku migabane yose. Mbere yo gukomeza, niba ukunda amateka y'u Rwanda adakunze kuvugwa kenshi, kanda kuri subscribe, ukande like, maze wandike muri comment uti amateka yacu ni umurage wacu. Nubwo izina ryamamaye cyane ari Nyabingi, izina rye bwite ry'ikinyarwanda ni Nyabyinshi, risobanura umuntu ufite ubutunzi bwinshi. Amateka amwe avuga ko Nyabyinshi yari umukobwa wa Ndahiro wa kabiri Cyamatare, akaba mushiki wa Ruganzu wa kabiri Ndoli, ndetse bakaba baravutse ari impanga. Ariko nubwo ibyo bivugwa, hari andi mateka avuga ko Nyabingi yari umuja wa Nyabunyana i Karagwe ka Bahinda, akaba yaratewe inda na Ruganzu Ndoli igihe yari yarahungishirijwe kwa Nyirasenge. Nubwo aya mateka atandukanye, bose bahuriza ku kintu kimwe: Nyabingi yari umugore w'ikirangirire wagize uruhare rukomeye mu mateka y'u Rwanda. Izina rye ryahindutse Nyabingi bitewe n'ururimi rw'Urukiga, aho Nyabyinshi bavuga Nyabingi, kandi nk'uko abanyarwanda babivuga bagira bati izina ni ryo muntu. Nyuma y'uko agabiwe Ndorwa, Nyabingi yagize ubutunzi bwinshi n'icyubahiro gikomeye. Mu gihe umwami Ndahiro wa kabiri Cyamatare yari ahanganye n'intambara zikomeye, yafashe icyemezo cyo kubundisha abana be i Karagwe ka Bahinda kwa Nyirasenge Nyabunyana. Wibuka ko mu muco nyarwanda bavuga bati umwami nahunga arabunda. Nyuma y'itanga rya Ndahiro wa kabiri Cyamatare, u Rwanda rwamaze imyaka 11 nta mwami. Muri iyo myaka igihugu cyahuye n'amapfa akomeye, imvura yarabuze, amatungo arapfa, ababyeyi ntibabyara. Abiru bateranye inama basanga igisubizo ari ugusubiza Ruganzu Ndoli mu Rwanda. Kavuna niwe woherejwe kujya kubundura Ruganzu na Nyabingi. Ariko mbere yo guhaguruka, Nyabunyana yabwiye Ruganzu amabanga y'ubwiru. Kavuna byumvise, Nyabunyana ategeka abasare kutazamwambutsa. Kavuna byumvise, Nyabunyana ategeka abasare kutazamwambutsa Akagera kugira ngo ayo mabanga atazamenyekana. Kavuna ageze ku Kagera, abonye yanze kwambutswa, yavunnye umuheto n'imyambi agira ati uyu muruho narushye ugapfa ubusa. Abagabo, abagore, abakobwa n'abahungu b'i Rwanda bazawuruhe. Niho havuye imvugo igira iti uruhu wa Kavuna. Nyuma y'ayo magambo, Kavuna yahise yiyahura. Ruganzu na Nyabingi bamaze kwambuka Akagera, bageze ku rugo rwa mbere. Inkuru zivuga ko umugore wari umaze imyaka myinshi atwite yahise abyara. Inka yari iri muri urwo rugo nayo yahise ibyara. Imvura iragwa. Nyuma y'igihe kirekire, igihugu cyugarijwe n'amapfa.
Abantu babifashe nk'ikimenyetso cy'uko umwami nyakuri agarutse. Ruganzu yasize Nyabingi ahitwa Kagarama, ajya i Nyakinama aho yagombaga kwimikirwa. Nyuma yo kwimikwa yatangiye urugamba rwo kongera kubaka u Rwanda. Mu by'ukuri Ruganzu yahuye na Ryangombe amuha imitsindo yamufashije kunesha Nzira ya Muramira. Yiyoberanyije nk'umugaragu ajya kwa Nzira ya Muramira. Kubera imyambarire ye yoroheje bamwise Cyitatire cya Rwambaranama. Mu kazi yahawe ko kwasa inkwi yatemye igiti cy'umurinzi cy'ibwami cyafatwaga nk'isoko y'imbaraga z'ubwami bwa Muramira. Ibyo byatumye ubwami bwa Muramira bugabanuka imbaraga. Ingabo za Ruganzu zaratsinze Muramira ahunga yerekeza hafi y'ikiyaga cya Burera. Ruganzu amutera ingasha ayitajirwa mu mazi, niho havuye izina rya Butangashya. Amateka avuga ko Ruganzu amaze gutsinda yagarutse kuzana mushiki we Nyabingi, amugabira Ndorwa nk'iteto ry'abakobwa. Iyo Ndorwa yari igihugu kinini cyane kigera mu duce twinshi tw'u Rwanda, u Rwanda rw'ubu, Uganda, Tanzania na Kongo. Nyabingi yakunze abaturage nabo baramukunda. We na Ruganzu bashyizeho itegeko ko nta mwami w'u Rwanda wagombaga gutera Ndorwa. Amateka avuga ko umwami Rwabugiri ari we wagerageje kurirengaho bikamuviramo amakuba. Nyabingi amaze gupfa, abayoboke be bakomeje kumwibuka. Bamufataga nk'umuhuza hagati yabo n'Imana, Rugira cyangwa Iyakare. Uko niko umuhango wo guterekera watangiye kwitirirwa Nyabingi. Abamukoreraga bitwaga abagirwa, kandi akenshi babaga ari abagore. Mu murenge wa Butaro mu karere ka Burera haracyari ibimenyetso by'indaro za Nyabingi. Hari n'abasaza n'abakecuru bavuga ko basimburanye uwo muco mu miryango yabo. Bavuga ko kandi buri mwaka bakoraga uwo muhango wo guterekera, bagasuka inzoga, bakaririmba, bakabyina, basaba imvura n'umusaruro. Ikintu gitangaje cyane kurushaho ni uko izina rya Nyabingi ritagarukira mu Rwanda gusa. Muri Jamaica no muri Ethiopia, Nyabingi afatwa nk'ikimenyetso cy'ubwigenge n'ubudahangarwa. Indirimbo za Rastafari zizwi nka Nyabingi Chants zubakiye ku izina rye. Hari n'indirimbo Bob Marley yamukoreye mu 1983 yitwa Jump Nyabingi, ifite miliyoni 6 z'abayirebye. Kuri YouTube iriho uyishaka wayireba. Bamwe mu bayoboke ba Rastafari bemera ko Nyabingi ahagarariye urugamba rwo kurwanya akarengane no kwibohora. Niyo mpamvu hari abanyamahanga basura Burera baje gukurikirana amateka ye.